ubu Ndimbati arongeye mubwiza Ndimbati arongeye mw'abantu mwe noneho bakajyana. Yes, nkuko mpora mbikubwira hano ni mu rugo rwa breaking news na stories zirimo zica ibintu zicicikana mu murwa. Iyi video rero ubonye ibanjijeho niyo video narinje kugira icyo mvugaho. Ni video yateje urujijo abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, abaho bagiye bayibona, aba influencers bayipostinze, hanyuma bamwe watuka Ndimbati batarongeye n'iki, ariko iyi video ni ibintu byinshi byihishe inyuma. Reba nk'aka video, reba aka video, then ndahita nkusobanurira nyuma. bya bintu byari prank. Ibi bintu byari prank. Ureke ibi bintu bikomeze bikorwe. Byari prank. Yes, ngira ngo urabyiboneye rero. Aka video birangira bavuze ko ari prank. Ni aka video Kasuku na Ndimbati bateguye, aho Ndimbati yaje agasanga umukobwa mu rugo rwa Kasuku. Umukobwa bigaragara ko nyine ari umukobwa ukiri muto, bisanishwa na wa mukobwa washinjijwe Ndimbati ko yamuteye inda ari under age. Then bikaza kurangira abaye umwere, bigaragaye ko uwo mukobwa yari akwije imyaka y'ubukure. Naka video rero Kasuku abarimo amubwira ati urongeye ati nta somo wabonye mu byakubayeho. Ndimbati nawe bagaserera muri ako ka video bagaserera, ariko at the end ako ka video karangiye nibwo bavuga bati ni prank. Ni ibintu byateje urujijo rero, abantu baragati Ndimbati atabagabo bikigiye kukibatumva, bakabo biki gihe igifungo yagiyemo ntacyo cyamumariye. Ese Ndimbati yabaye ate? Ndimbati kubera iki? Benshi nyine bagiye bamutuka mu comments ahantu nagiye mbona hirya no hino ku ba influencers bagiye bakapostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo. Yes, stay here kugira ngo ubone updates zose ku nkuru zigiye zitandukanye. Narakubwiye ngo ni home of breaking news and stories.